Umugashaka umugabo hatara What's going on? I don't know. What do you think? Jenny Bagabi, kindness, it is crazy. Yeah, I'm too kind for my own good. Bivuze uri too kind ku buryo wavuga uti ewana muvandimwe wanje niba udafite umugabo akiri wanje. Tumusangiye. Ibyo nta na question yabiriho. That's it's okay. Nana gito. Yeah, so umugabo wanjye nayendeho nteka nayendeho nsukura inzu twamaze kurya n'umugabo wanjye n'umwana mwiza cyane niba take breakfast twariye ajya muri garage hanyuma none twari akora ibintu aho ngaho haneho umuturanyi wanjye yitwa Bose araza numva kubisa umuryango butoye ngo ngwino Mike agize ibyago ndasohoka none nsohotse musanga Mike arambaraye ku muhanda kwisima amaraso ava mu kanwa mu mazuru no mu matwi so atari umugore we ahita agira nyina gutya ngo this is not my wife consciously twarabimenye nanjye yari ahari bukuru so consciously yari ko ndi umugore we kuko niyo nagendaga nkajya koga kora ko nari buri mu gatondo n'injoro ntago nigeza mva ku mugabo wanjye ariko hari igihe nashaka kujya mu koga igihe nagendaga security yarazaga ati umuntu nurse ari he ati where is the nurse ni muzanye nurse wanjye ari so ngo akanyita nurse yari niwe muforomokazi we kandi nurse ugize gute akora ku ntoki akumva bag utambaraga bag yaramusunikaga kandi adakanura wahoze uri umugabo wanjye ibyo nkubwiye ibyo mvuze byose nabivuga yica hano akavuga ngo it's okay niko tuganira nawe gutandukana n'umuntu ntabwo ari ibintu bigora bukuru biragora nakundanye mugashakana mukabyarana yego twatandukanye hashize imyaka 10 mu bana tubana ni myinshi tugerageza twese ariko apwe biratunanira twagize counseling twarabisengeye turangije turavuga ngo biratunaniye aho kugira ngo twicare duterana amacumu bizatubuza kujya mu ijuru twashaka aho baheza abana tukahurira twicara aho dusangira turi bane mujye musangira se umva cyane turaganira na ex wow n'umugore we cyangwa umukopine we yego turi inshuti oh yes mbere ko nazino umukopine yaravuze ngo ariko se Keith wowe ngo ahubwo ngo wakwimutse mu rugo kwa bukuru bagasigara n'abana noneho bikaba mukabatwara ku ishuri hasigaye mu rugo iminsi 30 urugo rwanjye hama ntashye ndavuga nese thank you see you later ntabwo biba Joshua ngo papa ngo tuzasubira yari kubaka se niki uyo umve kubaza ikintu kimwe reka nkubaze ikintu kimwe umugore ntabwo bimuteye ikibazo gusa ntabwo mwakongera kuba umugabo n'umugore agahomba ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Santé Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali nitwa RWEME Mbabazi mbaye ikaze by'umweko na bano bavandimwe cyane beza cyane tubaye ikaze murakoze cyane murakoze amakuru ni meza cyane ni meza twikundira klima yayo kuko iwacu haracyakonje muri Canada so turaryohewe twebwe turashyushye cyane kubona ntabwo byoroshye muri Impanga yego mumeze mute tukunda kuba Impanga cyane mukunda kuba Impanga cyane tumba biri special hari gukwiye kuba turi aeroport abantu barahindukira baratureba umugabo araza tubwira can I say something in Bose ngo aravuga ngo the world was blessed twice isi inshuro ebyiri kandi iyo uri Impanga wumva ufite inshuti iteye ubwoba mbese ukuze kugira inshuti ukisanga ukumva nta kwihisha ururiwe inshuti yawe cyane aho wajya hose ku isi navuze ntigewe umuntu ntwara mu Buyapani ndi kumwe na butoyi ibintu biragenda neza nta kibazo so it's good tumva nishimye uri inshuti yanjye biraryoshye cyane okay ndashaka none ko mwambwiye amazina yanyu ariko kugira ngo uyu munsi mbatandukanye biri kongwa n'iminota tumaranye hano reka nguhereho ni bukuru Josephine Higiro mugewe nk'abandi mukuru wa butoya ariko murusha iminota 3 gusa iminota 3 gusa
Okay. Jewe banyita Butoyi ariko izina ryanjye ni Jocelyn Alexandre. Bukuru Butoyi. Wa. Bimeze gute rero kuba impanga reka nguhereho Bukuru bimeze gute biryoha gute kuba impanga n'umuntu ufite umuntu musa kubatandukanya bigoye. Kuba impanga okay nk'ubu ngubu reka tuvuge ngo twagiye muri Rwanda Day muri Washington. Sibyo? Dufata microphone. Tunavugira n'icyarimwe abantu bagaseka ese uvuga ninde navuga urakantira inkokora nkakwa kugira ngo no munda twarabikoraga twarakomeje abantu ugasanga njye mbona n'abantu ibyo muturabyibuka ngira ngo it's a feeling no you have the feeling you share the same munda ariko abantu bajya bavuga ngo Bukuru Butoyi ngo mwabaye ba star nkabwa ntareko urambeshye kuko turi impanga iyo umuntu ari umwe ushaka kumwibagira kubera ko turi impanga so kuba impanga buriya ni byiza abantu barabibuka kuko murasa niyo ubonye udukende tubiri turi kumwe dusa bavuga ngo yibabaye ngo turasa nitwize ari kamwe ntago wibuka kwa kabonye ari tubiri ayiwe ubwo rero ubwo busana naho tubukura niba katubeshye uzi ko tukiri bato twambaraga ibisa ku buryo nk'umama akagura nk'umupira wa jaune akagura uwundi mupira wa bleu tukarwana ngo ndashaka kuriya ngo nanjye ndashaka kuriya mama ati nzagura umupira umwe usa kugira ngo ntimukamarane rero twahuraga dukunda ibintu bimwe hanyuma rero biraryoshye urebye biraryoshye cyane uyu munsi abantu barabatandukanye nubwo mwamaze gukura buri wese akajya akajya mu buzima bwe simbizi Bukuru barabatandukanya oya ntago badutandukanye neza n'abasaza bacu hari igihe bavuga ngo ariko se gusa na Butoyi n'umunsi byenze mama we hari igihe tuvugana turi muri Canada tukaganira amakuru akambaza mama ari mu Rwanda kuri telefone uretse ko nyine ari kuri telefone turavugana mu majwi ariko hari igihe avuga ariko se gusa na Butoyi ubwo turagana igihe kimwe hashize 30 akambaza n'amakuru ya Joshua ari umuhungu wanjye amakuru yabiye umukobwa wanjye arangije arambwira ngo kano ndabukirize Bukuru yego mama akatwitiranya no mu majwi so turasa kweri ndabizi biraryoshye nibagiye kuvuga tukiri bato hari kutwayendaga twambaye utuntu dusa iyo dushatse nk'amabombo tukagenda uraho ngo impanga ye ngo ngaho mufate bombo we get away with everything we used it ntabwo mwajyaga mukora n'amakosa menshi cyane yandi ni nk'aya makosa mujya mwibuka reka mbere kuri gatoya amakosa mwajyaga mukora mugahuza ugasanga muhuriye mu makosa amakosa genda ari umutagatifu ndabona utari umutagatifu oya bamwitaga piripiri aratwika bazo uyu nguyu ni wo mu makosa mama twagiraga nk'ibintu mama akumva ngo ibintu byacitse uzi umuntu yabonaga uko wakoze iki ngaho mubaza uyu navuge gatoya gapiripiri ndahera hasi ko makora menshi mwarakubaganaga ariko mwese ariko tugakubagana neza dukundana kandi twubahana nabonye kariya ka video kanyu ko muri state kuko muri Rwanda Day ni muri Rwanda Day bantu bari sharp bafite ukuntu batekereza nko mu bwana bwanyu nkabona mwarakubagana ukuntu ndabeshye gakuru ntago beshya ariko hari ukuntu jewe navutse hari umuco kinyafrika hari umuco kinyarwanda ariko hari ukuntu ajya nka challenge nk'abantu ntukitiranye umuco no kuba ignorant no kutamenya hari igihe abantu babitandukanye batabitandukanyamo nk'ubu ngubu nagiye hanze hari ibyo nize neza hari n'ibintu nshaka kwiga ibyo ngibyo kwa kundi abantu bavuga ngo uhaha neza ujya ahantu ukiga imico myiza cyangwa ukiga imico mibi ndi hano rero najyaga mbona ibintu nkabwira nti papa nigeze nka rimwe nkavuga nti papa dushobora kwicara nkakuvugisha kugira ngo mu Kinyarwanda avuga ngo uragenda ukabwira umubyeyi wawe papa ngo wicara tuvugane rero icyo gihe arambwira urako se Bukuru nakora agapiripiri bari bazi ko ndagapiripiri kuko ukuntu nteye nasaga nkaho nzi ngo umwana afite droit uburenganzira bwe
ashobora no kuvuga ikintu ukamukosora neza ko nari ngo ngira droit zanjye mfite imyaka 8 hari zanjye 9 ngira zanjye hanyuma wowe ahubwo ukambwira uti ukanyobora ugenda nabwira papa rero ngiye tukubwira nkambwira ariko papa ushaka kwicara nari kukubwira ariko se wa mwana nawe urambwira ngo unicare urategeka nambwira nti ese urakumvugisha uhagaze mu mutwe wanjye numvaga kuko ni ahubwo ni wicara niho tuganira neza ko ni nkubwira nuko rero banyitaga gapiripiri hari ukuntu challenging umuntu kandi hari ukuntu hari ikintu nyakubahwa perezida yavuze no bakirankoze ngiye mwigiraho mujye mureka muvuge I know haza ngo sinkavanga genda simbanga hari umuntu nigiraho nigira kuri Yesu yaratwegesheje n'Imana Yesu nigira kuri nyakubahwa perezida wacu yaravuze ngo abantu bajya muri restaurant ukagenda ugakomanda ibyo kurya umuntu akabizana byakonje cyangwa hari ikibuzemo kandi ni kwisi yose ntago ari Rwanda gusa igikomanda ikintu umuntu akakikuzana ari gipfuye cyangwa habaye nk'ibyo gusimbiza it doesn't matter right hanyuma ngo kozana ikintu uko gipfuka aricyo cyose reka tubwege ntacyo bivuze ugafata ukicara umunyarwanda ukabona nta kigenda ugafata ukanabirya ukabirangiza ntago ndi gapiripiri wabiri bwira abantu ngo nimwicare ubwo ukabirya ugaceceka ugataha ugaceceka yeye ntugeze mu modoka bari mwicaranye ukabatsa umuriro ngo ariko hari abantu babaye bagira ibiryo bibi ngo birya byo kurya ugasubira kuki utamubwiye warangiza kandi ugasapfa utamubwiye ukazanagaruka biraryana ukazanasubirayo wa wundi bwa bupfu bwe arabuncishaho abugucisha kuri wa wundi nta wize ngo wose n'umuco ubona umuco nyarwanda bakatubesha nkuko avuze hari kuba honest hari kuba kuvugisha ukuri kandi ukuri bavuga ngo telling the truth set you free kandi noneho mu buzima n'ukwiga ntago turi perfect ibyo bukuru avuze ndabishimiye cyane ikintu bashije ngo namakosa gutenga muri sharp menye ko twabaye abantu b'Imana twamenye Imana kera dufite imyaka 12 hanyuma rero tutarabana n'aba adolescent so rero twagiye mu Mana ntago turi perfect ngo nta muntu kwisi umutagatifu ariko twayobojwe n'Imana ariko wenda byanze kunze waje mu Mana wakizwa ntabwo uri dukosa dutoya ugasanga wibye isukari n'inde yayimbaye cyane rwose hari bese ngo sinzi ndumva bitanza mu mutwe ariko ndumva twikomereze ndashaka kumenya rero mu buzima bwanyu bivuze ngo mwahoraga mugendana ku ishuri mwahoraga mugendana buri kanya n'igihe twashatse kujya muri Canada yes bukuru ifo ko yagendaga ndibuka yuko byari bigoye gushaka kubona amafaranga y'amatike kugenda sinzi ukuntu twagize Imana umwe abona itike ubundi byari bigoranye amafaranga y'uwa kabiri ndabyibuka ndibuka turyamye ku gitanda jye na bukuru kuryo numvaga nkomeka umwuka utagera mu mara kiyewe nagenda gute muri Canada jyenyine so turi pairs wumvaga kuko wagenda ugasiga bukuru oya so ikintu twakoze twaryamye ndibuka turyamye ku gitanda twese ikintu twagiye Mana yo mwijuru waremye isi n'ijuru gira ikintu ukora ko we can't nabaye stress numvaga nkubwiye ko numvaga ntashobora guhumeka so I couldn't picture myself kugenda muri Canada asigaye so since so anyways nangiye kuba n'umugabo wanjye ndibuka nahuye n'umugabo wanjye 2001 twahuriye ahantu kuri eglise hanyuma none yatangiye kugira boyfriend and girlfriend ariko bitangiye namubwira nti Mike hari ikintu kimwe nshaka gusaba niba uri umuntu uri jealous sinzi kunyarwanda uri jealous umuntu ugira jealous harya ni bare kubyumva niba umuntu ufuha niba uri umuntu ufuha urapfuye kujya bukuru turi Impanga turi gutya so aravuga ati okay niba ariko hari igihe tureba turi kumwe twishimye uri kanye duhamagara ni Michael uri okay gusanga karimwe ariko se wamuvugisha nini narakubwiye ari igihe yiye kuduchallenging aho twebwe rero carte ya bank tukiri kumwe carte ya bank utosha kuza nko mu rugo akaza agakaraba akoga karangiza agafata ikanza kambara soko ari ikanzu yanyene kwambara ngo who cares
murayigutanze kandi ari mu rugo rwanjye yego mbese ku buryo gutyo so nigeze kujya iwawe yararongoye we icyo kintu kiranyuzura igihe muzajya mukimbabarira yararongowe hanyuma ndagenda muri closet nyine mfata umwenda ndambara mbona Mike aritonda umugabo aritonda yinde yandeba he can keep up hanyuma ndambara iki byose karahi n'umugizi wa neza icyo tubayamufasha ntago n'umuntu mwiza atari umuntu mwiza ntibashobokana anyways so ndagenda ndambara iki byose hanyuma arangije ine nkaba nasa nkacitse mu gato araza inamubwira ngo ariko ndabizi ngo murakundana n'iki ko ari akanzu yari sport nakuguriye wowe butoye ngo yayambaye mbona ngo ubundi ntambara ni pinjama ya gaseka ubwo wenyine we had that pay attention right ariko iyo kanzu yayibuze ngiyo ni butoye ndagenda akagira imana mu kanzu ntago nzayisubira nese okay bivuze ngo niwe warongoye mbere nubwo bukuru bya kurongorwa niwe warongoye mbere oya ni jewe ni bukuru namutanze okay bukuru uhora umutanga ndashaka kumenya rero ukuntu baguterise uhari na butoya ahari ntabwo byagoye umu boyfriend wawe akiri boyfriend umva gusa se kare je nabikoraga ko ndaga piripiri wa mugani wanjye nabikoraga na par exprès ubishaka yego ari gihe twigere kubagira joke yego so turaza turi mu nzu hanyuma uyu nguyu arantanga kandi aza yambaye umwenda nari nambaye mbere ko ninjira uturere ko abimenye turagenda ubwo turicara hanyuma tukicara turakaganira azi ngo ndigewe tabimenye ngo sheri wanjye ngo hi honey utakambwira utoye hano umugabo utoye ari hari yego yabyihoreye yamwihoreye ngo twabipanze yego ngira ngo nabaye bagapiripiri akayavuga ngo tibutoye ngo hi honey ngo bya turaganira hamaze akanya ngo ngo bigeze kure no hi honey nabwo ngo ndi bukuru Mike avuga ngo rero ngo twaharenze ngo I can't believe it ko twaganiriye ntwarunze so bwa mbere so bwa mbere se uyu mbese twari tukimenyana ariko hashize nk'amezi 6 nagenda no this still ntabwo ariko nyine toujours akabazi ko ngo nigewe azi ngo nigewe kuza wambaye umwenda w'umukopine wawe ntago kubera ko dusa you didn't pay attention ntago warebye with spontaneous maruka genda ati hi honey how are you tuchane mukanya haje nyirangira bukuru gutyo hama muso how are you sweetheart since after a coffee ndavuga ntibigiye bitangiye kuba birebire ndavuga nti I'm not Josephine ndatabaza nti no iyo murekase ngorara oya ntago bijya kure ariko biraryoshye it's fun uzi impamvu mubajije harakantu wari havuze kare uvuga uti jewe urabizi ko nufuha uzagira ikibazo sibyo ugomba kumenya ko ugomba ntabwo mwatekereje gushaka nk'umugabo umwe twashakaga impanga twashakaga impanga kera nta mpanga zihari ntabwo byako muraba ngo hari impanga nziza niba twereka ifoto ari twashakaga impanga ariko urabizi it's a wishful thinking ko babivuga mu kizamu ariko umwe urabizi ko Yesu ntabwo abyemera nukubera Yesu ariko bitari Yesu bitari Yesu nyinga twaragira ngo ntacyo cyo kudutwara I don't know I didn't try maybe I would have tried I don't know mugesha ku mugabo hatara bose ko dusangira I don't know what do you think Jenny Bagabi never uri ikintu umuntu atatekereje twasangira ikanzu ariko nta twasangira umugabo ako ntibakubwira barakubwira jewe kindness it crazy I'm too kind for my own good bivuze uri too kind ku buryo wavuga uti ewana muvandimwe wanjye niba udafite umugabo akiri wanjye tumusangire ibyo nta na question yabiriho nabwo it's okay nta na gito okay mbwira bukuru mbwira gatoya uramutse ugize gutya bukuru uramutse ugize gutyo ugasanga sibyo wana dizo ukuntu abakunda umugabo we kunda ubashakanye cyangwa boyfriend simbizi ukajya gutyo ugasanga butoye ari kumwe n'umutipe wawe byageze kuri nyine ubona butoye nayo yamukunze wabifata gute nategeza ko afite turn I'll have my turn I don't know ndabitwara mu buryo kandi ndabitwara mu buryo nuko Imana ntabwo Imana iravuga ngo ntabwo umuntu asanye n'umugabo n'undi ariko feelings way yo ntekereze gutyo I don't know ntabwo nakubwira ngo nuko nakwactinga
kuko ntago nigeze mbitekereza biramutse bishyitse I don't know maybe ntago sije gutekereza ikintu kidatekerezwaga navuga ngo se nk'ubupfuye ukajya nko mu muriro bya yarabite muriro se genda gutekereza kinzajya mu ijuru so urambaza ikintu numva I will never think ariko jewe byerekeye ngo gusangira binakenewe hageze baracyo byantwa I don't know I don't know she's crazy I never tried butoyi ntabwo ukunda bukuru cyane ndamukunda cyane ariko hari gukunda mu komeza ijambo haraho bigarukira hari polygamy n'ibindi byose jewe ntago nzabijyamo ariko iyo mbitekereje it doesn't nicyo bituma dutandukanye bukuru n'umuntu mwiza ku buryo ashobora no kwitanga ku buryo agakora ikintu kidashobotse ariko rikizuma mugisha ndi umujyanama we ariko n'umwana mwiza cyane ndamukunda ako kantu ni keza mujye musangira ariko buriya byose no kumbaza umuhungu yagize ikibazo ese namupfira umuhungu we oya yego umuhungu wagize ikintu nge nkamwashwa wamupfira okay sindabitekereza ese bikenewe nabikora I think I would I don't know me too uzemera ariko n'umugabo no ndagukubita sabye imbabazi ariko se ko hari abagabo benshi ku isi tubiza gusangira nese mbwira mwigize mu biganiro mukavuga muti turifuza impanga ikintu mwagitekereje butoyi kwifuza kubyara impanga gushaka abagabo b'impanga nuko namwe muri impanga it was our wish amasengesho twarasenze ariko imigambi y'Imana ni yayo okay nashaka kumenya mwashushanyaga gute rero urugo cyangwa ingo zanyu bukuru afite impanga ya bukuru simbizi butoya afite impanga ya butoya mwashushanyaga gute iyo miryango yanyu ubirebye ko Imana iyo Imana yarabidushoboje bikaba no gufata ukagura nk'inzu nini cyane okay it is split ahari rakabasi gira ga split ukora kabaha n'umugabo we nanya tukibanira that would be perfect setup kuko turakundana bashaka kumenya ukuntu ameze hari igihe umve nkubwira ikintu hari igihe bukuru yatwite umwana we wa mbere hari utuntu tubiri twa symptoms yagize hano abantu iyo batwite umuntu ati ikihe manange ndabyuka nkumva ku buryo barafa ari igihe baduka nko mu mubiri ugashaka nk'ikintu nkunda ice cream imyibushye I don't care ni craving ahari sinzi ko bavuga crave ura craving ikintu abantu batwite kwifuza ikintu cyane ndashaka amandazi hari utuntu tubiri kugitwariranya hari ibintu bibiri bukuru yatwariye kubera ko atwite ibyo bintu bibiri nanjye narabigize kandi ntabwo nari ntwite urabyumva nawe utwarira ikintu kubera ko bukuru yagitwariye wewe haba akajya anambwira ko ese ibintu ndabishakira iki what's wrong with me nk'ubu ngubu reka nkubwire ikintu kimwe yagize ikirunguriro urabyumva akajya arya na Tums nagize ikirunguriro ndapfa ntimana njye kugira natwite ko gifite ibya bukuru it's weird muri umuntu umwe se bukuru kubera iki turatandukanye cyane ariko turatandukanye kandi ntidutandukanye sinzi urumva agize ikirungurira nawe ugize ikirungurira yewe hari igihe njya mbyuka buri tuzabona bari happy yewe I am a happy person kandi it's a choice ko hari igihe mba afite hurricanes hanze hameze nabi cyane hagura urubura rugukubita ariko ndaseka doesn't matter ukisekera yavuga nti love live and give byo bitatu urukundo guseka no gutanga then hari igihe najya mbyuka mu gitondo rero umva giye bamna I don't know ko happiness buriya ni feelings umuntu agira ushobora kubyuka mu gitondo utaranga kofi kumbura babaye ukumva nta kigenda ukagwa kofi I'm good ibyo ni hormonal right ariko joy comes from God ibyishimo nyabyiva ku Mana hakonje hari neje hameze nibishimye genge numva ngira ibyishimiro all the time ariko hari igihe feelings the hormones kumva twabaye kumva nzi ikintu kikubabaje kumva umutima arakantu iyo mbibyukanye ngo cyozo mpamagara nabwira ibyo bikaba jewe basura rakaye ko kudakajwe iki kuko ndavuga nti if she is not feeling well han hari maybe Mike yarwaye cyangwa Aliya yarwaye akabaye hari gihe mubwira rero kubera ko numva nazo bivuye ese buto urumva umeze ute yego how are you doing agasanga ntumeze neza koko kuko nashanga numve
umutima afite sindawukura he. So because we're so intertwined with like we're on the same wave, hari igihe how I feel ntekereza ese kamuhamagara I need to check up on my little sister. Reka ndebe kuri sister wacu. Cyari cyamubabaje. Kurumva mbabaje nawe bivuye. Akambwira aryambwira you know no musi ku kazi Mike yabyutse nabi ntameze neza. Ugasanga niho bituruka. Hamgani oh okay so let's pray. Yesu harakano. Then I felt it. Ariko ntazo mbikuye because so that's how we're connected. Connection habwa ariyo abantu bavukana gusa nuriya nawe tubaye inshuti hari ukuntu usanga uri kumwe n'abantu n'inshuti sometimes ushaka connectingana nabo in a way that iyo ngurebye bitandukanye ko n'impanga hari uyure umuntu ndi kasura umuntu I don't know how I feel so are you okay? I feel you. Ukamucheckinga. Kuko ntuza aho bikuwe there's a vibe and a feeling. Mama ufite connection. Yacu ko ari extra ariko buriya Imana ko ni connectana natwe tukumvikanamo. Hari ikintu bukuru avuze gikomeye kandi I wish yuko abantu bose kwisi bagira iyo secret. Hari umuntu yavuze kandi byamfashe ku mutima kandi mbigiraho practical. Tujye twiga kuva just to look kureba tuve mu just to look but go to see ushaka kureba nkareba n'igiti nkareba no kureba ushobora no kureba ntunarebe icyo urebye ariko tujye twiga kubona I don't know hari kureba look and see niki mu bimbwira kugira ngo byose no kureba Kinyarwanda ariko hari look I'm seeing you bit niho umenya n'umuntu ko babaye ko atameze neza ko akiri urabyumva so hari ibyo ngibyo bukuru numva nyigisha turi kumwe ariko twize bivamo yo ngurebye ndashaka kumenya ese uri okay I love that there's connection I love that none se ufite ntabwo ugenda nabikurura neza just bitewe nuko menya ntafite impanga sibyo kwibaza umaze gushaka umaze kurongorwa wagiye mu nzu yawe nawe aguma iwawe byari bimeze gute rero gutandukana byari bimeze gute butoye agusize agiye mutazongera kurarana mutazongera kuba mu nzu imwe mutazongera wenda kuba muri quartier imwe simbizi byari bigoye ku buryo akenshi yarazaga mu rugo nkagiwe so byari bigoye cyane ukuntu urabona kugira inshuti ukumva ni nkaho nyine Mike umugabo wanjye twa Mike yamu replaced her ariko uzi ko nawe ushatse umusheri wawe nk'abantu b'Imana tuvuga urubavu rwawe that's very powerful urubavu rwanjye ahubwo very powerful urubavu rwa Mike rwa Mike sorry so no kubinavigating ukabireba ariko nyine birimwo sinzi ukuntu urumva umugabo wanjye nabaye urubavu rwe uyu ni impanga yanjye twavuye mu ntabwo byabavanze se of course urumva hari impanga hakaba n'ubereye urubavu rwawe umugabo wawe ntabwo byagucanze kumixinga izo feelings y'umugabo wawe impanga yawe byose birahari kandi ugomba kuyimanaginga ntabwo byabavanze byaravanze ku buryo hari jyana bukuru tujya ahantu muri Canada hitwa Newfoundland gukora imirimo ya shelter them abantu benshi barayizi iyo dukora Bugesera hama noneho iyo couple yadutumira hanyuma rero turinjira n'amashakoshi yacu ati yitwa inshuti zacu yitwa Shane na David Newfoundland ni inshuti z'u Rwanda ni inzu yabo nziza nini okay nini none baraza ngo Shane ngo okay sweetheart ngo inshuti zacu ngo hanyuma ngo butoye ngo ishambre ni yawe nguriya ni yabukuru turapfuye ntago tujya turya amashambra abiri muduhe igitanda kimwe turyamane tupfumbate Mike out ubwo naso ndi mwindi amasaha 3 mu ndege ndavuga ni turitagambya Mike out urumva twarishimye kubera ko twabonye opportunity ngo bita ngo amashambra abiri kuki turyamana twamaze icyumweru turyamana tuyambirana twibuka iwacu kera dusengana
ubwo rukumva turi husband and wife rwose in a quote none se bivuze ngo mukundana cyane kurenza ko mukunda abo mwashakanye no nagushyira aho ngaho okay urukundo rutandukanye nakwizavuze ko ndi urubavu rwe it's important okay ni urubavu rwa Mike the rest is mine kandi umva akaboko nikagira ishyari urubavu kabisa umuntu wese afite aha abirogenga urubavu ntawe urukora kandi n'ukuboko ntugukora just leave them alone cyane mbwira uwo ushatse rero umaze gushaka umugabo uravuze uti nsize murumuna wanjye simbyita murumuna wawe impanga yawe nsize buto wanjye byarakoroheye kuri uwo munsi wa mbere utangiye kuba wenyine ntabwo mgiye kubaza ngo ijoro rya mbere ntabwo yibutse jewe mana ukuntu nteye biri very different than her niyo nakubwire ko turi dufite bimwe bisa cyane n'ibindi bitandukanye mfite ukuntu jewe mu cyongereza babyita ngo I go with the flow ugendana n'ibigenda ndi grounded in some ways ariko hari ibindi bijyana na flow kamvuze for example ibyo gukundana ukuntu abana banjye babiri bigeze kumbwira Abi ni umukobwa Joshua ni umuhungu akambwira umukobwa wanjye rero ni ameze ari emotional shitwageze mu myaka 13 14 handi nyine ibintu byose oh my gosh frigo nta kirimo nta biryo kandi byuzuye abakobwa y'abashyize 13 15 nuko basengera Yesu umwuka akaba ari ubarongora n'ibindi byose God help me challenge of parents mwese afite abana soto muri kino gihe umuhungu wanjye iyo umuhaye computer ukamuha ibyo kurya nta kindi nta kibazo rero umukobwa wanjye ngo Joshua ngo ushatse guteka ngo uramubaza ngo n'umusura arya iki gusa kutajya umbaza kandi bwa nyine babiza abana ngo kandi wowe ukunda Joshua kundota ngo ndashaka na DNA ngo uzajye kubaza docteur ngo aranyodopse wowe hase abi wakagira imana bisa ndabi byugana kambwira ndebicara ngo tuvugane ibintu by'urukundo kuntu bitandukanye so mbwira abicara hano na Joshua so gukunda ukuntu ngukunda no kunda Joshua biratandukanye wowe iyo ngukunze ngukunda 100% 100% rikuzura iyo nkunze Joshua mukunda 100% ntabwo umwe ajya kuri 50-50 oya ungukundira kwijana nkukundira kwijana bituma ni nkuko Imana dukunda twese kandi ukana bitandukanye kandi kazi gukunda kwawe n'imico yawe kandi utandukanye nuri rero urukundo uragenda ruri different from each person hari urukundo rwa intimate no kuvuga mu boyfriend mu husband wawe umukunda intimately mu sister wawe umukunda kandi bose bakunda 100% so then umwe wese afite umwanya we umuha 100% niyo mpamvu ushaka kubaza jewe ngiye kugira mariage okay first of all jewe naravuze mbaye busy ndajya ku kazi ndataha umuntu gera Keith dufitaniye umwanya turateka utahise nzamwibuke nta mwanya mbamufite sorry no wait ndamwibuka se ndi ku kazi kandi ngiye muhamagara kenshi ese buko urampamagara ari muri busy nyine go with the flow ngiye muhamagara kenshi so she's right so jewe admitted sinzi ko mwasomye igitabo n'abatureba cyitwa ngo 5 love languages ngo indimi 5 z'urukundo umuntu afite urukundo yumva urukundo bitandukanye jewe touch bari ibintu byinshi iyo nguhobereye mbavuga ntumuntu rwose dufite connection I see you I just don't look at you I see you okay so nduko jewe connection quality time muri icyo gihe se wumvaga butoyi atagifite umwanya munini cyane ari ku ruhande no umva rero ko ngemeze ndagenda nkamara nk'iminsi nk'itatu ntafite umwanya ko ndi busy ndajya ku kazi mfite umugabo wanjye kandi umugabo wanjye nuko mfitanye umwanya ariko jewe haguhamagara buto kuwa gatatu kuwa gatandatu kuva ko 2:00 kugeza 6:00 cleaning Mike umusezero ndagukunda shariko goodbye n'umwanya wa bukuru nkabwira wanjye kuwa gatandatu unless you're in the hospital dying don't talk to me please nigena butoyi ubwo rero uwo munsi umva nta giciro nta mafaranga nta kumbwira ngo biragura ngahe wewe nayakoreye nayabutoye nangira gute
iteka uri kumwe n'uwo uwo muntu n'umwanya wanjye ndabutoye kandi Yeah. awumaximizing 100%. iyo uri kumwe n'umuvandimwe wawuzi Yeah. ntabwo bifiringa cyane nk'uko bifiringa ibya butoye ibya buto biri automatique nk'ubu ngubu tujya muri interview kuri TV 10 Yeah. naravuze nti turagoye si imyenda twazanye ngo twabaye abastar mu Rwanda Yeah. great mugume mubwira feed my ego please thank you turampanga kwe I don't care Yeah. ariko ubwo rero mufite rendezvous hano ufite interview hano twizaniye imyenda yo kujya kugira ibiraro yo guta ibiraro Yego. by'inka Yeah. okay Yeah. ni jeans na sandali n'izi ngizi sinzi aho nazikuye okay so ntabwo twaje twiteguye ngo radio kanaka na televiziyo kandi murakoze muduha ijambo tukababwira ibyo dukora agateko abantu bari baraduha inka abantu babyitegura kuza gukora igihugu ko niyo shingano yangera butoye kuganira nawe kubera ngo nagize mariage ni part of my life my story ariko icyatuzanye mu Rwanda niyo ngo tuganiriza abantu babwira igihugu kirimo abakene kuki twese dufite amaboko dufite reka ibyo nicyo niyo main idea yatuzanye hano kwivana rero ukuntu twumvikana kandi utabizi ukuntu dukundana sinabitekereza ngo Mike na Keith ngo se bari ubu wiragiye ngo atekereza Mike twicaye hano no Mike amfite umwanya we nawe Mike nawe azamfite umwanya we na umuntu wese agira umwanya we nkuramo ipantaro ipantaro ndagowe ndetse ipantaro ubona twara muri televiziyo TV10 utati ceceka ajya kumwishakoshi ati iyo pantaro unyereke iyo kompanyi wayiguriye yari 100% identical bukuru na butoyi ipantaro twaziguriye hamwe uziko twambaye bimwe kandi ntabwo twabivuganye iriya myenda twambaye yari ipantaro 100% ry'izina rimwe twayiguriye muri store imwe twari turi kumwe ntabwo twari so we don't know it's a feeling gituma umuntu wese agira iruhare rwe ukuntu nkunda Gisele ntabwo nshaka kuvuga nkunda butoyi nkunda Gisele Gisele turavukana rero tuvukana Gisele ngo ngiye nkunda butoyi kuruta uko nkunda Gisele no yo ndi kumwe na Gisele ni 100% umwanya we iyo butoye ndi kumwe ni 100% kandi nawe we love you too iyo uduye gusangira icyayi butoye ntabara Mike ntabara Josh umwana wabye ntabara I am with you ntagiye abo mwashakanye bigeze kugira nk'akaru kameze nk'ishyari jalousie wa mugani abantu twabanye twashakanye shangira ngo irahari ntabwo kabura aratubwira ngo punguza uno musubiranye nawe none ejo muzasubirana hanyuma yego hari tubyibagirwa ngo agiye ngo mara ngo 2 days na bukuru ngo suraza no munsi ngo sangapi ugasanga ariho rush karimwo cyo cyo nije umuntu w'ahantu kamwibutsa yo narangaye nyibutsa kandi nyibutse neza to hari igihe turangara tukamara iminsi myinshi ariko narashatse ntabwo responsibilities also kajyamwo ariko umuntu akabyifatamo neza ndio ya communication is everything abi yambwiye ngo ariko mama ngo paying attention kuri Joshua kundusha ntabwo ushobora ngo ya wanyuma se sinisigura giye mitanekereza ashobora kuba mbwiye kuri umwana kansubireyo maybe hari kuvugisha Joshua huriya kuko ari gapapiyo simu subira inyuma iyo murakuvugishije then listen kareba se maybe there's a truth abana banyu ntabwo bajye bigeze kwitiranya gusa nk'umwana wa baratwitiranya cyane Auntie Jo mami ni babi urumva dufite amameshi so hari tutuma rero abana baba confused so hari igihe nk'umuntu yinjira ariko abantu ukuntu bagira atavuga ngo hi mami ngo mami can I have ngo ndashobora kubona amata akivuga byinshi akandeba wait ahita ukuntu baratuzimwo ariko mu maso ntibatuzi ukuntu wifashe n'ukuntu babivuze ngo mami ngo tsina mami tugaseka uziko reka mbabwire ikintu kirabyibuka buko mu nzu yanjye hari chambre y'aba guests nafashe y'abashyitsi fata ifoto nyishyira kuri frame nziza jewe ubwo ni mu mutwe jewe na Abi umukobwa witwa Abi no imyaka 3 nari nyifite aho hantu noneho igihe kimwe bukarinjira ngo bere tureba twicaye ahantu ngo arayifata ngo ngo ifoto yanjye nabi ni nziza we ndavuga ni ngo iki natwe rege tutibanye uziko nafashe ifoto imyaka 3 iri aho muri ga frame keza nari nzi ko ari je na Abi yari bukuru nabi ukuntu yifashe n'ukuntu yasetse n'ukuntu amaso ubona ngo afite amaso manini nga imyaka 3 nzi ko ndi kumwe nabi yari bukuru nabi narasetse wumvaga mwayifotoje ryari
sinzi ntabwo byaje mu mutwe ko turi mu mafoto Menshi cyane, menshi turavanga tuba famille. twari muri park ahantu turi kumwe twifotoje nabi na Joshua ufite ntabwo nabyibutse n'imyenda nari nzi ukuntu nasetse hari igihe dusa cyane ku mafoto ukuntu nasetse n'ukuntu nari nzi ko ari igihe rwose ariko bukuru yaransetse ati that's crazy ubwo wari uzi ngo ufite ifoto Ubwo wari nawe uzi- urayimanitse naho n'igihe urimo so ibyo nanjye byaranyumije ku buryo navuze nti wow turasa kweri abantu batwitiranya ntabwo barenganya none se iyo umwe arwaye bigenda bite bukuru disons niba butoyi arwaye bigenda gute ufiringa iki njye numva biri more mental Yeah. na physical nk'ubu ngubu butoyi aguye akagira igisebe akababara numva bidacamo cyane kubyumva ariko ku mutima Yeah. yatamere neza ku mutima I think hari ukuntu ntazi aho bica muri vibration Yeah. or spirit I don't know hari igihe nubwo nakubwiye ntiyo mbyutse kumva sinzi ku mutima ndaremerewe ndamuhamagara are you okay siko numva ntameze neza bituruka he ngo something ikintu cyambabaje mfite agahinda k'ikibi ubuzima ariko physique hari igihe It's okay. I don't know ni iki kigeze kubabaza mukuru wawe bukuru kikakugeraho nawe kumva ko cyakugezeho mu buryo buremereye shabira hari igihe bukuru mbese agishaka yagiye aratwitse gutwita aha ari byiza hanyuma agifite amezi 5 agira ibyago indivamo hama ndavuga nti so icyo gihe rero nta bantu benshi babizi that's the life for what it is personal stuff ariko it's what happened right so bigenze bityo ndavuga so muri icyo gihe I was not the right space kuko ibintu biri powerful ko abagore bajya bagira ibyo byago ariko nk'icyo kintu so hari igihe namuhamagaye ibyo byago byamubayeho ako gahinda ariko ntago tujya mu gahinda kenshi ibintu nk'ibyo byabaye ko dufite Imana te Yesu ko dufite Yesu ko Yesu afite plan ye kandi ye ni nziza ntago tubigumamwe ariko ni amagambo maremare ariko nakubwiye yuko muri ibyo bihe bikomeye urabimbajije nicyo kintu numvise numva nicyo nk'ibyo bivuze ntago kugwango waguye wababaye afite igisebe ntago ari ariko icyo gihe it's deep ni binini cyane bukuru we ni nk'iki cyabaye kuri butoyi uhita ucyumva wumva nyine gifite imbaraga muri wowe cyane kinini igihe kimwe nanitegura ngo tugiye kurya dine kwa butoyi tugiye kurya dine kwa butoyi icyo gihe hari nko mu masaa 9 nitegura imyenda nagoroye butora mpamagara ngo buku gusa yavuze ngo buku yego ndicara nti Yesu nongeka abamarayika bawe ndamuzi nayo umenye umuntu akavuga na rimwe gusa mvuga nabwo ni byo nandimo ndicara uranze ko agiye kumbwira something kitari cyiza ngo Mike mugabo we yaguye avuye ku giti kubita hasi bamutwaye muri ambulance ngo dina tura cancelinze ahubwo uradusanga kuri hospital hashize imyaka ingahe buto hashize imyaka 5 mugabo yararwaye yego afite no brain injury survivor yakubise umutwe hasi ashiftinga brain gatatu yego ku buryo amezi muri koma abwiza no kumenya abyutse ntiyamenya butoyi ntiyamenya n'umwana uyu yarabyize yego so it's deep abantu 5% yabaguye nk'uko agwa barapfa 5% nibo babaho icyo kintu baza nawe so that I was like breathe humeka ugaruke yikoreye umusaraba wanjye uwo musaraba uri busy uri heavy uretse ko nawe hagize ikintu kikuba uwo musaraba nanjye it's deep butoyi then your connection sanzwe numva atambugishije then it becomes a bit numva ari gihe it's heavy exactly me manumva bimbayeho 100% ibyo byaramvuniye because ni ikintu cyafixe her family and her life for forever twakwishyuye biri deep mbwira icyo gihe bimara kukubaho byakuremeye gute byitwayemo gute kandi sorry nta kibazo
Yeah, so umugabo wanjye nari ndiho nteka nari ndiho nsukura inzu twamaze kurya umugabo wanjye n'umwana mwiza cyane niwe ateka breakfast twariye ajya muri garage hanyuma nari twari akora ibintu aho ngaho haneho umuturanyi wanjye yitwa Bose araza numva kubisa umuryango butoye ngo ngwino Mike agize ibyago ndasohoka none nsohotse musanga Mike arambaraye ku muhanda kwisima amaraso ava mu kanwa mu mazuru no mu matwi so urabibona nawe ambulance iraje tujya mu bitaro ariko muri ibyo byose iyo utazi Imana you're gone iyo utazi Imana I don't know ariko kunzi Imana iravuga ngo tuza what are you gonna do stay still tuza njye naratuje ko nzi Imana iyo udatuje se bigenda bite nako ayo mezi yose muri koma ugatuza naratuje ku buryo yavuye muri koma amezi 4 akanyita ngo ndi umunurse we ntabwo yaranze umwana wanjye akajya amwita ngo Philippe ngo Philip ayumva yuko ari Philip ariko yumva ko ari umwana we akamuta Philip so ufite kugira trauma uguye ukabanjije umutwe birakomeye ariko muri ibyo byose cye nkubwiye ko umuzuri Imana nibikubwiye iti ibikubayeho nzajyanamwo nawe nzaguhumuriza nzabana nawe so nibyo biza kumenya Imana it's everything nicyo so umuntu ambajije wabyifashemo gute ntabwo ari igenda byifashemo nka butoyi ni Imana umugabo yaramumenya ariko ndagakuka kubwira ndashaka kumenya ugize gutya ubona umuntu arakangutse yavuye muri koma urishimye ariko arakuyobewe ayoberwa n'abana banyu icyo kintu cyabaye shock ingana gute kuri cyangwa wabyitwayemo gute ntabwo byabaye shock I don't know Imana yampaye imbaraga ntabwo byashoka ariko uburabize noneho nyina araza makaboko buko mukuragiye urashaka kwibwira vuga amakaboko nyina amuha akaboko noneho yumva nyina arabimbwira turaho umugabo wanjye afata akanuze ashaka gufata akamariage atagira ngo umugabo wanjye kandi ari muri bya breathing tube ari conscious ariko atari conscious noneho nyina aravuga ati se bite noneho wamukoraga ari wese adafite impeta yagira ngo ndakubwira rero n'urugendo rurerure noneho nanjye ndabona bigenze gutya noneho ndaza ndamufata gutya atangira gufata akaboko so akaboko kanjye n'impeta yanjye yarabimenye ko atari umugore we ahita agira nyina gutya ngo this is not my wife conscience twarabimenye nanjye yari ahari bukuru so consciously yarazi ko ndi umugore we kuko niyo nagendaga nkajya koga kora ko nari buri mu gatondo n'injoro ntago nigeza mva ku mugabo wanjye ariko hari igihe nashaka kujya mu koga igihe nagendaga security yarazaga ati umunurse ari hehe ati where is the nurse ni muzanye nurse wanjye ari so ngo akanyita nurse yari niwe muforomokazi we kandi nurse ugize gute akora ku ntoki akumva bag utambaraga bag yaramusunikaga kandi adakanura so hari connection nk'uyo bukuri Impanga umugabo n'umugore mu bumwe right so anyways ndabyibuka nkumva it's beautiful kumenya Imana byayitangiye gutuma nibaza icyo kintu y'uburyo yakumenye akiri muri koma byazamuye iki muri we byakwigishije iki ko ndi umusheri we love is everything kabisa kuri umusheri we witeka ni honey naho ufite trauma you know your wife naho mwita nurse deep inside was wonderful it was beautiful okay byaje gukunda rero aramenye kuri umugore we abana bamenye ko ari abana be cyane buhoro iyo je mu rugo rero hari abashyitsi bajya baza kuri urugi kirukingura urugi rwose rwuzuye amafoto miyo yose yuzuye amafoto frigo so yabigize exprès kugira ngo ajye yibuka akavuga ati jewe ndabona Mike nabutoye ese nigiye akavisa nigiye Mike kandi yamba makanzu yera nyine ase turi he so baravuga ngo iyo umuntu agize hari abantu benshi baguye bafite brain injury akambabwire n'aba mama bose niba bafite bibazo mujye mumbwira nzababwira secret no mu mana no kunabyigenze so amafoto rero akavuga ati ni Mike ariko turi hehe
urabyumva so abantu bagize brain injury bameze nkaho umuntu urakora kugira nk'indobo ukashyiramo utuntu twishitujwe uhamukagwa byose bigapara hama rero kuzagira kugira ngo ufate ibisubize mu ndobo ufata agapiece hano so brain ye cerveau ye na memory byabaye scattered rero ajya afata piece iriya foto ni jewe so aribuka buhoro buhoro memory kaza buhoro buhoro harimo n'urukundo no kwihangana n'Imana n'urukundo umugore mwiza iyo wamukura he ariko umugore mwiza kubera kwihangana n'Imana okay mbwira bukuru iyo reka vuga nti iyo love story ndumva ari love story mukuru yakwigishije iki wayibonyemo iki ishite nk'umuntu wabaye hafi yabo yanyigishije ko kubana ari commitment ni ukwiyemeza hakabaho urukundo hakabaho communication hakabaho partnership ariko ugiye buriya ibi bitsinda byose cyambere communication communicatinga mu mafoto communicatinga gushaka urutoki uvuge ngo uyu ni rushake communicate ubu ngubu Mike ntabwo yavugaga ahubwo se communication yiruta iyo ashaka intoki z'umuntu umukora nimba yambaye bag cyangwa atayambaye Mike aravuga ngo ndagufashe nta bag wambaye communication agenda kubwira ngo n'umugore wanjye igirayo mushake nurse niyo mugore wanjye so communication is everything harimo na respect no kubahana so kubaka no kubahana mukaganira ikibazo tugira nuko ndi hanze muri Canada kandi ingo zirirwa zisambuka na hano iwacu zirasambuka ariko cyane turakifashe ariko hari abantu bakomeretse babana batabana abana batabana kuki ntago muganira ngo muvuge ngo muvu byakubabaje ujye utaha uvuga uno munsi nagize umunsi mubi icara hano mukubwire nawe kandi iyo uvugishije gutyo simbikunda ese kuki umvugisha gutyo nimba urushye reka tugareka kuganira communication is everything rwose n'Imana buriya hari abantu igikristo dusigaye dufite ni cya kindi igikristo yabaye culture ujya gusenga bose udasenga se ninde na satani azimana ariko ntiyayubashye kumenya Imana ntacyo bivuze okay hanyuma rero unyira ngo Imana kuyimenya ni relationship personal imibanire yawe n'Imana no kugira ngo mubane abantu rero no kuganira tuganira Imana how is your day God Imana imeze gute agenda shaka ngufasha kuganira n'Imana ganira no muri kumwe ubabaye umubwire n'abana reka ababyeyi abakozi bamwirirwanye urarushye fata isaha ganira n'umwana mubaze ati how was your day umeze gute ese uno munsi cyakoresheje niki ese cyakwabaje niki bwo tutanye gutwara umwanya munini nta urimo 15 yishake communicate ganira muvugana muze okay cyanyigishije commitment kandi no umugore nyiriyo batarubaka rwose namwigiyeho I love you too byanjye bishobora kuba byarananiye ariko namwigiyeho kandi nacyamwigira wowe byakunaniye gute byananiye byananiye n'impeta wamugani ngira ngo ni ikindi kiganiro twashaka ubundi munsi ariko icyo njya mvuga muri byose nuko byananiye njya mvuga ni ikiganiro hari icyo nanakoze no mu bandi batubajije ngo tunaze ntabwo twari tubazi ariko naravuze ngo ibyo mvuga ibyo ari byo byose nabivuga babita ngo ni ex harya ex babita mu Kinyarwanda wahoze ari umugabo wawe wahoze uri umugabo wanjye ibyo nkubwiye ibyo mvuze byose nabivuga yica hano akavuga ngo it's okay niko tuganira nawe gutandukana n'umuntu ntabwo ari ibintu bigora bukuru biragora mwakundanye mugashakana mukabyarana yego twatandukanye hashize imyaka 10 mu bana tubana ni myinshi tugerageza twese ariko apwe biratunanira twagize counseling twarabisengeye turangije turavuga ngo biratunaniye aho kugira ngo twicare duterana amacumu bizatubuze kujya mu ijuru twashaka aho baheza abana twicara aho dusangira turi bane mujye musangira se umva cyane turaganira na ex wow n'umugore we cyangwa umukopine we
yego turi inshuti oh yes mbere ko nazi no umukopine yaravuze ngo ariko se Keith wowe ngo ahubwo ngo wakwimutse mu rugo kwa bukuru bagasigara n'abana noneho bikaba mukabatwara ku ishuri hasigaye mu rugo iminsi 30 urugo rwanjye ama ntacyo ndavuga nisi thank you see you later ntabwo biba Joshua ngo papa ngo tuzasubira yari mu kubaka se niki uyo kubaza ikintu kimwe reka nkubaze ikintu iyo washatse mukaba umugore n'umugabo ni byiza Imana ishimwe mukabyara abana n'imbuto n'umugisha noneho mwebwe n'umugabo n'umugore ibyo ari byose ibyatumye mudashobokana mugatandukana birahari mwabyaye abana it's a treasure sinzi ko treasure okay mufite ikintu muhurije mwo gikomeye cyane mwese murubaka murarira abana icyo kintu ntago cyabahuza for that purpose your reason nticyabahuza mukubaka abana mukubaka neza so jewe uko mbibona mufite common goal ni abana so mwebwe nego ntago muri best ntago nyine kuba umucuti wa ex wanjye we don't have to be best friends no ariko mufite nukorana mu biro nukora mu biro hama tukakora tukaba diplomatic mu bana none se ni gute ushobora kuba wambwiye ko uri inshuti n'umugore wahoze ari umugabo wawe ubwo gene ari nabiteye bwa mbere Keith yagiye gushaka uwe akaza kambwira ati nabonye umukopine arabikubwira no ahubwo naramusengeye umusenge ngo abone umugore wundi yes ko byatunaniye se abwirizwa kujya kuba umupadiri wayi ukabikora ukumva ubikwiye ku mutima ukabisenge ukumva ubikwiye ku mutima yewe nkunda Imana yewe nkunda amahoro nta muntu nanga kuva naho ibyo ntabwo ishorwa n'abantu bose ariko ni choice okay je nararebye umuntu urugo twaragerageje imyaka 10 biranze byanze dutandukanye neza kuko nta mpamvu ihari yego mpamvu se niyi biratunaniye hari igihe ushobora guturuka no ku mugore bigatuka no kuvuga bakaruko amakosa iyo wakoze mugatandukanya nta cyuri buhindureho ushatse mwanasabana imbabazi niko navuze n'abantu murajya musomana mwebutse muri genocide memorial abantu kubikutura soma ngo gine ababare umuntu wanyiciye kuki utababari uwo mwashakanye none uwo mwashakanye ariko uzima akagira Imana uravuga ngo umuntu aravuga ngo ndababari umuntu wanyiciye papa wanyiciye butoyi naricaye ndavuga ndarakubabariye ukicara ukabura umuntu mwigeze no gukundana mwasangiye n'icyayi mwakoze babana babiri mwabakoze iyo rero hari ikintu mwakoze kugira ngo bavuke yego byaze kunze n'icyo bose mwagikoze muterana amacumu c'est ça no kase why not uravuze uti biratunaniye birambabaje genda kimwe cyaheshira umwaka ariko nurangira uti you know what aba bantu naba marayika bacu turabihuza dute kandi dukeye kanarenzeho noneho ndushye n'abantu tunakundana akize mwanga noneho binanira bwanduki afite imyaka 35 cyangwa rebe saza beho wenyine why naramusengeye uzi kuntu bigenda rero kunamusengeraga mana Keith byaratunaniye tubabarire nariko ushakira umugore mwiza Keith yagize umugore mwiza mu buzima aranezerwa nukuvuga ngo babana banjye nibajya kwa papa bazabona bazahura na papa kandi ari kumwe na sheri we hanyuma urugo rumererwe abana bageza reka mvuge ngo basanga mbaye selfish mu Kinyarwanda ndikunze namusengera umugore kuko ndikunze kunze n'abana banjye reka tubinite nibyo ubwo se musengeye kugira ngo yire umugore mwiza mba ndeba abana banjye uzi kuntu umugore we abigenda kuri Christmas ngiye mburaho nkwiza gift yabahaye yego Joshua atahana computer ibihumbi 3 ngo yabishye kuko abana ko namuhaye amahoro naramusengeye mweka ko mwubaha mwangira siki so Keith tukumvikana gutyo so naravuze ndaje muri Canada abana bakinirwa dropping off yose harabwa kugira ngo aba 45 kuva hondi ntabwo ari hafi ntabwo ari kure twaraganira avuga ngo umugore ngo mwarumva Keith yimukiye mu rugo rwanjye kugira ngo bunyire baganire bakina amakarte batekane easy for the kids ko icyo areba n'abana umugore ntabwo bimuteye ikibazo gusa ntabwo mwakongera kuba umugabo n'umugore agahomba kuki tubaye umugore n'umugabo n'umugore ni ukuvuga ngo ese a decision nakoze kugira utandukanye nayikoreye iki why ntibishobora se kongera ntabwo yashakaga twari kuvuga ngo satugumane ese
twaravuze ngo biratunaniye ubwo byatunaniye nyine bitunaniye kuko twari tukigerageza nawe yari kujya kugira ngo tugarukane se kuki yagiye kuki agenda kandi muri okay ufashe iyo decision ukavuga uti ngiye gusengera umugabo wanjye kandi bigakunda abona umukopine nagara umugabo wanjye ariko wahoze ari umugabo wanjye baramuhaye Yesu mu maboko ya Yesu atari wanjye ntabwo yamenye iyo story y'uburyo wabigenje akavuga uti bikamukora ku mutima communication kuko nabwira mwakagira imana communication dutandukanya twakoze communication hanyuma akaza ahubwo aranaje anambwira apesinga ngo nawe n'umukopine oya nibyo sawa gusa umukopine nambaza ngo kuki twatandukanye namubwira ngo iki ese uramubwira ko n'umwana mubi ntese ndamubwira ko n'umwana kubira iki yese mission yanjye niyo kukugirira nabi ibyadutandukanje bitandukanira n'ibintu mube ahubwo n'icyadutandukanije ushobora kuba warakuze ukamatira ku buryo wanabyigiyeho noneho ndamubwira uwo mu girlfriend ni muhura nakubaza ngo ashaka kuvugana na bukuru kandi yarabisabye uwo girlfriend we yarambwiye ngo ashaka kuvugana na bukuru umubaze mbere ko nkudatinga ushaka kuri n'umwana buri n'icyana kibi mubwire se mwatandukaniye iki icyo zamubwire nzamubwira hese icyo nzamubwira ubwo arapesinga ndagowe tuzamubwira ko nari umugabo mubi nari umugabo mwiza byo twafite tugiye mukuru nzamubwira umugore wawe umukopine wawe zamubwira twimubwire niko nzamubwira yewe uko byatunaniranye uko ariko kose ni ibyacu wowe muha chance nakunanira uzavuga ngo yaranyinaniriye ibyavuye kuri bukuru ko byatunaniye byakora ntawe bihuriye kandi dufite imyaka 20 bafite 40 uzi ubukurire bwo mu mutwe bw'umuntu entre 20 and 30 peut-être tutagira mariage twari tuzi ndibyo dukora peut-être twari n'abana ntabwo biratunaniye okay ariko wowe muha chance umuhe kithi kuko kithi harahara afite ububi harafite n'ubwiza nkanjye shaka ubwiza bwo n'ubukunda burakwiriye mugire mariage nubona ukamusangamo ububi uvuga utoye ariko biza biguturutseho he has nothing to do with me naho rero mu communication is everything okay wabishobojwe n'Imana wabishobojwe n'iki twakubwiye ko n'Imana okay uyu munsi Imana ni byose ubwenge n'urukundo nabwiye love live give gusa watanga urukundo hanyuma so wakanga umuntu ngo mwabanye ngo bigende bite gusa urukundo wararwigiye kuri abana bawe none se urumva yabonye umukopine sinzi niba yaraje no kuba umugore we wowe wabonye undi muntu oya ndacyabishaka ariko ntabwo noroshye ndiga piripiri sinababwiye kandi njyambwira abantu nti shout to them ibira bikorwa tukora Bugesera mu Rwanda bwo kuza guhuza igihugu ibyo byandongoye nibyo wimariyemo ndayitahana tukaryamana tukabyukana hari igihe nyine ngaburira abana banjye ariko nabaryamisha ni shout to them hari umuryango gateko barashaka inka baburaye hangiza saa 5 umugabo nzamushimira tinga ari ntabtamva umugabo jewe umugabo wanye ni Yesu na shout to them wamugani mbwira iriya ide kira gitekerezo cyo gufasha abantu mu Bugesera abenshi twabonye muri Rwanda Day ari Rwanda Day ya mbere yabanje ntabwo nibuka umwaka wari we 2013 yego ni Rwanda Day ya 2024 Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika kino gitekerezo cyaje gute butoye igitekerezo cya shout to them cyatangiye muri 2005 so twagiye muri Canada 97 noneho 2005 twaragarutse mu Rwanda dukumbuye abiwacu none nabukuru twajyaga kuri Eglise Vivante noneho twagiye gusenga ku cyumweru ku Eglise Vivante rero yafite abantu baba membre bamwe bari batangije ibintu byo kugaburira abana bakabagaburira ku cyumweru barangije gusenga noneho sinzi bukuru yaratwite icyo gihe araza apfa gusohokamo gake hanyuma amazi noneho ubwana bubiri buraza ngo ariko wampaye amazi bukuru arabireba ati bebanje kumurya mu mutwe aratwita ati yunguye ashaka ko ari uwanjye wejo abana nta nkweto urabirabona babaga ngo mayibobo bukuru rwose atangiye kugira amarira mu maso hari umugore yari ku ruhande aravuga ngo he azi ko turi muri Canada ngo bashyitsi baje hama
ubukuru ari kumwe n'umugabo we nanjye n'umugabo wanjye abazungu babi wacu ba kera ati abazungu nta mafaranga n'ubukire urabibona bya mentality nyine yacu noneho ubukuru atangiye kurira umugore avuga ati haha ati mwebwe nimurire nyine mwe muracyafite amarira je ayacu aba mama yarakamye icyo kintu cyafashe bukuru ku buryo none umunsi arakibuka none genda ari kuri eglise none iyo eglise irangiye tugenda tubona ku ruhande ya eglise vivante hari abantu nk'ijana abana mama yitwa Cesaria so mwiza asengaga aho ngaho Jules ba Serge nibo n'abandi groupe batangiye iyo mirimo kugaburira abana ku cyumweru turagiye giye nabo ku ruhande turarebye abana bicaye barabarya ibirayi mfite n'ifoto bibaniga umwana afite ibirayi hano n'umuceri hano n'ikira mu kanwa urabyumva abana barabanirwa n'ibyo kurya nkaho bamaze nk'imyaka 100 batarya nicyo gituma twatangiye shaka de muri make navuga byinshi twasubiye iwacu tuti no aba n'abana b'u Rwanda no yeah bukuru byagukoze nibwo bwa mbere ubonye abakene se bameze gutyo oya ntaraga ko twavukiye mu bukene twebwe uwabaye impunzi ubwo arabizi uko bimeze impunzi kera i Burundi so ubukene turabuzi mama twakuze tubona agenda afata utwanashoboye twari twose tugasangira ibyo dufite dukomeje muri Canada rero turagenda sinzi ko njya bibwira abantu ko icyumero cya mbere twafasha abazungu mu mihanda tubatwara mu rugo turabagaburira tubashakira uburyo turumvirwa ese nta bagira ubukene burahari se gusa n'ubu turabafite twirwa tubashakira amazi n'umugati barahari uhagiye wabibona so icyo gihe ariko twaragiye noneho hashize nk'imyaka 6 hari ukuri umuntu yibagirwa you don't mean to ntabwo ubiteke ubigenderera kubitara ubuzima kujya mu ishuri kagura inzu kagura imodoka ukibagirwa kugira hashize imyaka ugarutse mu Rwanda ye baba we ikintu cyaradukubise cyakira ngo umwami wanjye wo mu ijoro so ubukene wari ubuzi ariko hari ukundi buvuyemwo ubwibagirwa ntabwo bukubita cyari nkacyo kimwe twaravuze ngo bwa mbere je nabo tuziza kuvuga ngo tuzakorera Imana tu hari ikimwe i Burundi kera habikimeze nabi twari bari hafi kutwica muri bya bindi by'i Burundi nabyo bikenda kangahe igihe kimwe twari nko gupfa turavuga ngo ariko Mana ngo umunsi nidukira idupfe tuzagukorera tu mba dufite ideni uretse ko mama hari umugirizi wa neza byari turi mu maraso turi muri Canada twari tubagiye kubikora tutazi niyo bivariyo bijya so kubikora ntabwo ngo twari tuzi ubukene ariko bwadukubise cyane noneho biri significant kuyo twavuze nti uno munsi ndataha mbere ko nsubira ku kazi tuzakora ikintu gifasha y'u Rwanda niho byavuye ubukene twari tubuzi ariko ukuntu twabubonye dutashye byadukubise kurusha kandi byatwibukije iki ya masezerano twakoze ku Mana undi tujya muri Canada ntabwo tuzibagirwa iwacu no gukorera abacu bameze nkatwe abantu bajya bavuga ngo you help who you used to be Rwanda ubinsobanurira ufasha uwo wari uriwe yego uwo wari uriwe ufasha uwo wari uriwe mbese mbwira icyo gihe bivuze ngo mwatangiye ryari uwo muryango wo gufasha abantu kububakira 2005 niho twatangiye abana bari mu mihanda abantu bangahe twatangiye kubana utwana 8 udukobwa 4 n'uduhungu 4 tukabagera mu nzu tukareka amafaranga ya rent ukodesha ariko turagasanga hase gukodesha abandi bariyongera turongereza abana baruzura noneho turavuga i Kigali barongereza ibiciro reka turebe ko nyakubahwa president naza muri Canada noneho tuzavuga ngo tuzasaba ikibanza tububakira abantu barerukaga batishoboje bombo muri Kigali se ukikora Kigali nta kazi ufite uri umuhinzi kandi ntuhinga icyo gihe baduhaye ikibanza guverinoma noneho rero twatangiye kubaka amazu ariko si amazu gusa n'amashuri utoturubaka primaire mujye mukurikira kuri shelterdem.com ugiye ugashyira muri Google batarure Rwanda Shelterdem raza ikakubwira icyo wagiraho nk'umunyarwanda ariko plan yacu no gufata community y'ibihumbi 3 dufite ubu bukagezaho buri muntu wese yishoboje adashobozwa yishoboje nta mwana ushonje nta mwana ubura igihumbi cya minerivare abantu bahinga bigabura bakanashora ku masoko niturangiza ibyo tuzakurikirana n'iyindi province 30 province zose niturangiza dusubire dukurikireho kugira umunyarwanda yo vision 2050
guverinoma ivuga tuzayigendanamo n'abaturage bese nawe umuntu wese afite moral obligation n'uruhara rwo kugira ngo yubake igihugu kandi mwaza tukaganira mukatubwira niba udafite uburyo turabukwereka ni byiza mumaze gufasha abangana iki bose hamwe kuva muri 2005 butoya twatangiye amazu 2005 tumaze kugera ku amafamiye 2 tumaze kugera ku mafamiye 85 urabyumva ni akazi kenshi ayo amazu 85 twebwe dukorana na government baduha abari abakene bo hasi ino mu Rwanda mufite nivo uwishoboje mwo gake uri tujya mari hasi basi bari nyine badafite n'ibyo kurya abana bafite urabona ubwana ureba bugafite nk'amaso ya jaune bari bafite intuze malnutrition urabibwaki umva muri 2024 koko no so amazu amafamiye 85 niyo tugezeho urumva ko imirimo ni myinshi dukeneye imfashanyo nyinshi turi based muri education y'abana kandi twebwe shelter them ntago twari babandi ko byo gufata famiye bahora basamye ngo mungaburire ya turabikora kuko buri emergency ubu ariko mu mezi 6 nufatse se nawe korera mwana wa ariko wikorere gute reka tugufashe mu byo ukeneye maze wifashe rero dukorana na government turashaka ko turi online with the government yo mu Rwanda tuyubahe dukorane perfect amafaranga muyakoreye muri abakire bigezaho ku buryo mushobora turabakire turabisengera ubukire amafaranga twoherereza nge nabukuru nkuko yabivuze turakora cyane muri weekend twakoze so dufite ubuzi bwacu yewe nkorana na government organization iri funded by government yo mu Rwanda yo muri Canada ifasha aba immigrant bukuru ari muri education so dufite ubuzi bwacu kuwa mbere kugeza kuwa 5 nkawe nyine buri munsi shelter them tuikorera nka volunteer so amafaranga ava muri event tugira fundraising nyinshi cyane na kazi kenshi amafaranga ava muri sponsorship ushobora gusponsoringa umwana muri Canada tugira $40 ku kwezi ukitanga ukayatanga noneho iyo sponsorship niyo atuma tugira amafaranga kandi twabitangije mu Rwanda niba ushaka gusponsoringa umwana ibihumbi 30 ku kwezi 3 ku kwezi ubitange none bifashe abo bana n'imirimo no guhinga ibindi ni byinshi cyane dufite activities dufite n'ibindi byinshi ushatse bajya muri website yacu www.shelterthem.com ukamenya imirimo dukora n'aya mafaranga aho tuyakura okay ebana ndumva nyuzwe icyo nifuzaga kubaza cyose nge nabonye kuri muri Rwanda Day ndabati ukuntu mwavugaga iki muvugira rimwe wa mugari na nyuma nza no kubona kandi ka video mwaje gukora numva ko mwaje no mu Rwanda ngize amahirwe yo kubonana namwe twese okay tugushimire yuko watanze iyi platform kugira ngo abantu bamenye imirimo dukora waduhaye visibility kugira ngo yego twavuzemo famille kuko that's turi real life ariko imirimo dukora waduhaye wabaye icyombo ijwi so twagushimiye thank you reka nsoreze ahangana ibyo soreza ku kantu kanyuma mwumva gute urumva muje mu Rwanda musanze ibintu byarahindutse mbese mwabaye bastari tubyite gutya nibyo twaze tuvuga mwimvise gute bukuru bavuga ngo barakubwa turabazi biranyankuraje kuko batumenyeye ku bikorwa dukora mu gihugu byiza kandi kubimenya ibyo dukora nuko ngo birantera ikizeze yuko abandi bashaka kubyegera ngo tubikorane hamwe ibyo ngibyo cyo bintera ngo iyo uvuze ngo bukuru nabutoye uri muri Rwanda Day turahura abantu mu isoko Rwanda Day niko twatwiye Rwanda Day yivuze ivuga ngo bukuru nabutoye bashaka gukorana n'igihugu yego mbese niyo teme yacu nimumenyera nkabo mu star yewe ngo nukwera ko nkunda abanyarwanda ngo nukwera ko shaka gukorana n'abaturage tukava mu bukene
nimugire umustar se mwakabyara isoko ubwo bustar ndabufata ndabufata kandi tubugendereho twese tuba abastar twese nituvana kino gihugu mu bukene dore ko igihugu cyacu gifite security niyo irakomeye buriya security turayireba hari abayishinzwe kandi turababona murabazi abashingiye igihugu tubareke bagende bakore bya security bajya kurwana n'ibi marumba hirambaraye baturitse ibipurizo aho ubukene twebwe tugende tubujyemo natwe tukora ibyacu ariko twese tuba aba star uzi icyo tuzaba nabo ngo tuzamere nka Singapore tuzanayirenze kuko twese tuba aba star si bukuru si butoyi ni wowe uri umustar wowe uri umustar kuko twafashe igihugu cyacu tugihesha agaciro abazungu abakanadiya abanyamerika bose bashaka kuzana bakirebe kuki turi aba star bo kwisi yose uzi ko umustar ukorera ijuru kandi Imana iravuga ngo nk'abakristo nk'abantu b'Imana turi ubuseke harimo itara ntitukayifuke shine kuraho umufuko w'igiseke umurikire Rwanda ubwo se urumva atari star ntabwo abantu bazajya bavuga ngo Singapore bazaga ngo Rwanda umere nk'u Rwanda nakoze cyane bukuru ndetse na butoye Jo and Jo mushake YouTube channel yanyu ubundi tubaye iraje ubustar buraje nyine thank you so much murakoze